Ilmu Media, umuryango urimo abakire, umuryango utunze akayabo k'amafaranga, umuryango ukontorora isi, kontorora abaperezida, kontorora abantu bose bakomeye bo ku isi, kandi ugizwe wamo n'abantu bakomeye bo ku isi. Umuryango bivugwa yuko Satani ari we muhagararizi mukuru wawo, ariko ukaba ufite abandi bahagararizi hano ku isi Satani yohereje, umuryango wa Illuminati. Uyu muryango abenshi bavuga kuko ari na Satani bya hafi, cyangwa se Satani n'ubundi ashobora kuba ari we wawushinze. Nubwo ibi ngibi bitemezwa na bose, usaba byemeza bashingira ku bintu byinshi bagendeye ku bukire abantu baba bafite babarizwa muri uyu muryango, cyangwa se bivuga ko babarizwa muri uyu muryango. Ariko uyu muryango n'umwe mu miryango utariyandikishije nk'imiryango izwi abaturage bose bazi cyangwa se leta zizi. Ni umuryango ukorera mu ibanga, ni umuryango ukorera mu bwihisho, umuryango wica bushatse ugakiza bushatse, umuryango uvuga yuko ufite ubutunzi, ufite amafaranga, ufite imbaraga, ufite ubugome, kandi usenga Satani. Mu ruhererekane rw'ibiganiro tugiye kujya tubagezaho mu kiganiro cyitwa Illuminati, iyi ni episode ya mbere. Mu ruhererekane tuzabaha tuzabereka Illuminati, inkomoko yayo, abayishinze, kukwana kwa Satani kwayo, abayibamo, yaba abapolitisiye, abahanga, abascientiste, abakinnyi b'amafilime, abahanzi n'abandi bose bagiye batandukanye, ibimenyetso bagiye bakora n'ibindi byose bagiye bakora bigaragaza ko ari abakozi cyangwa se bakorera muri Illuminati. Illuminati byishinjwa kenshi kuko bikorana na aliens cyangwa se ibivejuru. Ibivejuru bituruka mu kirere abantu benshi tutarabonaho, nubwo hari benshi bavuga yuko ibi bivejuru babibonye amaso ku yandi, kavuga ko hari n'abarwanye nabyo, nk'uko hari bivuga ko ikoze muri Pentagon, ahurirayo n'ikivejuru. Pentagon ni inyubako ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika icunga umutekano ku buryo budasanzwe. Iyi nyubako irimo za alien, izo zibafasha mu gukontorora, gukoresha no gukoresha ibikoresho byo hanze. Ubwo ndavuga hanze y'isi, hanze y'umugabane turiho, hanze y'isi muri rusange, n'isanzure. Ibikoresho byakoranye ubuhanga budasanzwe bukorwa n'izi nyamaswa, dushatse twazita inyamaswa kuko ntiziteye kimwe natwe, aliens. Nkuko nabikubwiye muri uruhererekane rw'ikiganiro tuzagenda tubagezaho, tuzagenda tubereka byinshi bitandukanye abashakashatsi babivuzeho, inkomoko, urugendo rukomeye rwo kugira ngo Illuminati ifate isi, yigaruriye amahanga yose, yigaruriye ubukungu bwose, yigaruriye imbaraga zose. Uyu munsi aba ari umuryango bavuga abantu benshi bagakangarana, nawe urimo. Uyu muryango bivugwa yuko wazanywe n'amadayimoni, aherekejwe n'abakire bo ku isi batifuza gusenga Imana, akaba yerekejwe n'ibindi bintu byinshi bidasanzwe. Ibyo byose turabibagira n'indani kugeza iki kiganiro. Amazina yanjye yitwa Bitoni, kandi subscribe kugira ngo uruhererekane rudarangira kandi rudasaza rw'ibiganiro birenga 20 tuzabagezaho ntuzagire kimwe cyikwa. Nawe wemere gutanga ibitekerezo, wandika ikintu cyose wumva twakubwiraho muri comment. Hari byinshi byagiye bivugwa kuri uyu muryango, byinshi byabaga ari ukuri, ibindi akaba ari ikinyoma. Ukibaza ko uyu muryango nta muntu wigeze uwubona, nta muntu uzi ibyawo, amabanga yawo yagiye hanze ute? Ese Illuminati n'abayibamo baba batewe ubwoba, cyangwa se babajya baterwa ubwoba no kumva amabanga yabo ari kuvugwa kuri internet? Kuba ndi kuvuga aya mabanga yabo cyangwa se ngiye kuyasohora ku bitabo bigiye bitandukanye, n'igitabo cyitwa Illuminati kibigarukaho. Igitabo cyitwa Illuminati ni kimwe mu bitabo byagaragaje yuko Illuminati cyangwa se inkomoko y'ahantu ari inkomoko idasanzwe yuzuyemo uburyarya, amadayimoni n'ibindi bibi. Iki gitabo cyabigaragaje neza. Uwahoze ari minisitiri wa Canada Paul Heyler, uyu nguyu yari minisitiri wa Canada ku bijyanye no gucunga umutekano, yagaragaje ko Illuminati iri gukoreshwa n'ama aliens cyangwa se ibivejuru mu kugira ngo ikoreshe tekinoloji ituruka hanze y'isi, maze tekinoloji yayo y'ibyo bivejuru ikarenga kuri tekinoloji y'isi, bigatuma tekinoloji y'isi isubira inyuma, tugakomeza dukoresha iy'abandi kandi idakwirakwira mu isi hose
ikoreshwa na bamwe batuye mu isi abandi ntibayiboneho. Ni byinshi bivugwa kuri Illuminati. Illuminati ngo bivugwa ko ishobora kuba yatangiye no kuza munsi muri iyi si yacu kera cyane. Aliens bivugwa ko zaje muri ino si kera cyane. Reka noneho dufungura amabanga ya Illuminati, dufungura amabanga ya aliens, dufungura amabanga y'abahanzi n'abandi bantu bose batwihishemo n'ibindi binyamaswa byose bitwihishemo bikoresha izi mbaraga z'ikuzimu. Satani bivuga ko yoherejwe mu isi n'Imana. Ese aho ngaho niyaba yaragize ubuturo bwe ku isi ahantu h'ibanga hatazwi, kandi inzu ye yaha ku isi ikaba ari Illuminati. Abamugandukira kurusha abandi n'abakozi barusha abandi, ayo madayimoni bavuga ari abo bahanzi n'abo bakozi bo mu bigo bikomeye, akaba ari bo ya madayimoni yoherejwe na Satani hano ku isi. Ese wowe bitekerezaho uti? Umwanya n'uwawe kugira ngo utange ibitekerezo. Iyi ari episode ya mbere isobanura neza byinshi tuzababwira nk'uruhererekane rw'ibiganiro byacu ku muryango witwa Illuminati. Kandi subscribe, izindi episode ntizizagucike naho utaha.